Pi Open Network, umwaka umwe w'impinduka, iterambere n'icyerekezo gishya mu isi ya WEB3. Ndabasuhuje, nitwa Mwami. Kuwa 20 Gashyantare 2025 nibwo Pi Network yatangije ku mugaragaro icyiciro cyiswe Open Network, intambwe yahinduye amateka y'umushinga watangiye nk'igitekerezo cyo guha buri muntu wese amahirwe yo kwinjira mu isi ya crypto adasabwa amafaranga cyangwa ubumenyi buhanitse. Ubu tuvugana hashize umwaka umwe Open Network itangiye, kandi byagezweho uyu mwaka birerekana neza ko Pi itakiri igitekerezo gisanzwe, ahubwo ari urugendo rurerure rufite icyerekezo gihamye. Mu myaka 6 mbere y'uko Open Network itangira, Pi Network yamaze igihe yubaka bucece umushinga. Icyo gihe cyari igihe kigerageza kwiga, gukosora no gutunganya ibyarimo byubakwa muri uyu mushinga wa Pi Network. Umuryango w'abapayoniya ku isi yose wakomeje gucukura Pi mu matelefone yabo, wubaka security circles, kandi witegura icyiciro gikomeye cyo kwimukira ku isoko nyaryo. Pi yibanze ku kintu cy'ingenzi cyane, aricyo KYC, know your customer. Kwemeza imyirondoro y'abantu babarirwa muri za miliyoni byari intambwe ikomeye, kuko byashyiraga umusingi w'uko Pi zaba umuyoboro w'abantu nyakuri, atari bots cyangwa konti mpimbano. Open Network imaze gutangira, Pi yahise ihuza blockchain yayo n'isi yo hanze. Ibi bisobanuye ko ibikorwa bya Pi bitakiri mu cyumba gifunze enclosed network gusa, ahubwo byashoboraga guhura n'andi ma platform, ibigo by'ubucuruzi n'abashoramari. Uyu mwaka umwe wabaye w'ibikorwa byinshi. Habayeho kwiyongera kwa Mainnet migrations, aho abantu benshi bamaze kwimurira Pi zabo kuri blockchain nyirizina. Habayeho kandi kwiyongera kw'abadeveloper batangiye gukora app zishingiye kuri Pi, ndetse no gutangiza gahunda nshya zifasha ecosystem gukura. Mu byagaragaye nk'ibishya bikomeye harimo Pi App Studio, igikoresho gifasha abashaka gukora app ku buryo bworoshye, ndetse na Pi Network Ventures, gahunda igamije gushyigikira imishinga yubakwa ku murongo wa Pi. Hari kandi n'ikorwa rya DEX, AMM n'ibikoresho byo gukora tokens muri ecosystem, bigaragaza ko Pi itari igamije kuba coin gusa, ahubwo ari urubuga rwagutse rw'ubukungu bwa WEB3. Mu kwizihiza uyu mwaka umwe, abashinze Pi, Nicholas Kokalis na Cheng Diaofan, basangije umuryango ibitekerezo byimbitse ku cyerekezo cya Pi. Mu kwizihiza uyu mwaka umwe, abashinze Pi, Nicholas Kokalis na Cheng Diaofan, basangije umuryango ibitekerezo byimbitse ku cyerekezo cya Pi. Basobanuye impamvu Pi itandukanye n'izindi blockchains. Mu gihe imishinga myinshi ya crypto yibanda ku kuzamura igiciro cya token no gushaka inyungu z'igihe gito, Pi yo yashyize imbere utility, ni ukuvuga akamaro nyako mu buzima bwa buri munsi. Ibi bivuze ko Pi ishaka ko amafaranga yayo akoreshwa mu kugura service, mu bucuruzi, mu mikorere y'amadini, mu buvuzi no mu bindi bikorwa by'ubuzima bwa buri munsi bw'abantu. Ikindi cyagarutsweho ni igitekerezo cya ecosystem tokens muri Mainnet. Mu rwego rwa crypto rusanzwe, ikibazo gikomeye cyagiye kigaragara ni uko tokens zikorwa cyane hagamije gukusanya amafaranga, fundraising, ariko ntizishyigikire ibicuruzwa cyangwa serivisi zifatika. Pi irimo kugerageza inzira itandukanye, gukora tokens zishingiye ku gukurura abazikoresha, user acquisition, aho amafaranga yose yishyuwe muri Pi ajya muri liquidity pool, aho guhabwa projet yakoze iyo token. Ibi bigamije kurinda umutekano wa token no kwirinda imishinga iza gusa gukusanya amafaranga igahita ibura. Pi yanashyize hanze inyandiko yiswe Pi Request for Comment, PRC, isaba umuryango gutanga ibitekerezo kuri iyi design nshya. Ibi bigaragaza ko Pi ikora mu buryo bwa demokarasi y'ikoranabuhanga, aho umuryango ugira uruhare mu gufata ibyemezo bikomeye. Ku rundi ruhande, Pi irimo kwagura uruhare rwa KYC.
uretse kuba KYC ikoreshwa imbere muri Pi, hari gahunda yo kuyitanga nka service ku yindi mishinga ya WEB3 ndetse n'ibigo bisanzwe. Ibi bishobora gutuma Pi iba umwe mu miyoboro ifite abantu benshi bamaze kwemezwa ku isi ya blockchain. Mu gihe isi igenda yuzura AI, bots na digital agents zishobora kwigana imyitwarire y'abantu, ikibazo cy'ingenzi kiba ninde muntu nyakuri. Pi irashaka kuba igisubizo cy'iki kibazo gisa naho gihangayikishije isi ya blockchain muri iyi minsi. Mu mwaka umwe gusa, iterambere ryagaragaye ririmo kwiyongera kw'abimukiye kuri Mainnet, kwiyongera kwa apps zikora ku murongo wa Pi, kwiyongera kw'abagenzuzi ba KYC no kwiyongera kw'ibikorwa by'ubucuruzi bukoresha Pi mu bice bitandukanye by'isi. Ibi byose byubakiye ku mushinga w'ubufatanye bw'umuryango. Ariko kandi hari ibibazo n'imbogamizi. Kwimukira kuri Mainnet byagiye bitinda kuri bamwe. KYC ntiyihutaga ku buryo bwifuzwaga, kandi hari abibazaga ku gaciro ka Pi ku isoko rusange. Ariko abayobozi ba Pi bakomeje gusobanura ko intego atari ukwihuta gusa, ahubwo ari ukubaka urufatiro rukomeye ruzamara igihe kirekire. Muri uyu mwaka, Pi irateganya kwihutisha Mainnet migration, kunoza ibyo abadeveloper bakenera no kwagura amahirwe yo guhuza Pi n'andi masystem, aribyo bita interoperability mu rurimi rw'Icyongereza. Hanashyirwa imbaraga mu koroshya uburambe bw'abapioneer no gufasha ubucuruzi kwakira Pi mu buryo bworoshye. Isabukuru y'umwaka umwe wa Open Network si umunsi wo kwishimira gusa, ahubwo ni umwanya wo gusuzuma aho Pi igeze n'aho igana. Ni ishusho y'uko umushinga watangiye nk'igitekerezo cyo guha buri wese amahirwe yo gucukura ku buntu ushobora guhinduka urubuga rw'ubukungu mpuzamahanga rufite akamaro gafatika. Pi yakomeje kwerekana ko ari umushinga w'umuryango, aho iterambere rishingiye ku bufatanye bw'abantu babarirwa muri za miliyoni, kuva ku bakora app, abagenzuzi ba KYC, abacuruzi, kugeza ku bacukura Pi buri munsi. Buri wese afite uruhare mu kubaka ejo hazaza h'uyu mushinga. Uyu mwaka umwe wagaragaje ko Open Network atari iherezo ry'urugendo, ahubwo ari intangiriro ry'icyiciro gishya. Icyerekezo cya Pi kiracyari cyo kubaka ubukungu bw'abantu bushingiye ku kamaro, ku kwizerana no ku ikoranabuhanga rifunguye. Niba umwaka umwe waragaragaje ibi byose, igihe gito kiri imbere gishobora kuzana impinduka zirushijeho kuba nini. Ku bapioneer bose ku isi, iyi sabukuru ni ikimenyetso cy'uko kwihangana, kwizera icyerekezo no gukorera hamwe bishobora kubyara umusaruro. Open Network imaze umwaka umwe, ariko inkuru yayo iracyandikwa, kandi buri mupioneer usura ecosystem ya Pi ibishya kuri we, kuko azi byinshi, azi amaplikasiyo atandukanye, azi hackathon n'umumaro wayo, azi uburyo ubu ecosystem imeze neza, kubera ko hari byinshi byakorewemo kandi hari na byinshi bigiye kuza mu minsi iri imbere. Gusa ku bapioneer icyo dusabwa ni ugutegereza, ni ukwihangana, ni ukumayiningira igihe, ni ukora byose bisabwa, ni ukugerageza kumenya ko abarefero bacu twabasha gutumira tukazana kuri uyu mushinga bose bamaze gukora ibisabwa. Ikindi ni ukumenya amatangazo ya network ya Pi kugira ngo tumenye ese niki Pi ishaka ko dukora, niki ishaka ko twuzuza. Ikindi gifatiye kuri ecosystem no gusura ecosystem ya Pi, tukagerageza ama app arimo tukamenya kuyakoresha, kuko ari nabyo Pi dushishikariza kugira ngo umupioneer usanzwe yenda adafite amashuri ahambaye atazagorwa no gukoresha iyi ecosystem yayo, kuko ibwira abapioneer ko bagomba gukora app zoroshye gukoresha kandi zoroheye buri mupioneer uwo ari we wese. No kugira ngo app y'umudeveloper ihabwe uburenganzira, hari byinshi birebwa, hanarebwa nuko iyo Pi yoroshye kuba yakoreshwa kugira ngo bizorohere abapioneer muri rusange.